Abantu benshi barambaza bati Alfred Misago ko tukuzi wigisha inyigisho z'ibihe bya nyuma ibyahishuwe kuva mu myaka ya hambere, kuki ntacyo uri kuvuga ku bijyanye n'izi ntambara zirimo ziraba hirya no hino mu burasirazuba bw'isi ndetse n'ahandi hatandukanye ku migabane itandukanye, ko ntacyo uri gutangaza ku kigendanye n'icyo ijambo ry'Imana rizivugaho ndetse n'icyo ubuhanuzi bugenda buzigarukaho? Nubwo nari ntuje ariko ntabwo mbuzi icyo kuvuga kuri izi ntambara, niyo mpamvu nje kugira ngo tuganire tubafashe kumenya ese izi ntambara ziri kubera hirya no hino ku isi. Tumaze iminsi twari dufite intambara nayo igikomeje y'Uburusiya ndetse na Ukraine, nyuma haje kuzamo intambara hagati ya Israel ndetse na Hamas. Iyo nayo mu gihe itararangira, uyu munsi hari intambara hagati ya Iran, Amerika ndetse na Israel. Izo ni intambara zihangayikishije isi ku rwego rukomeye, ndetse n'izindi ntambara zigiye zitandukanye turi kumva no muri kano karere natwe duherereyemo. Abantu bakibaza bati ese izi ntambara hari ahantu zaba zihuriye n'ubuhanuzi ndetse cyangwa se ibihe bya nyuma? Turaje kugira ngo tubafashe kumenya ese izi ntambara ziraganisha kuki, ese zaba zifitanye isano na za Harimagedoni ndetse na za Gogi na Magogi ubuhanuzi bugenda buvuga. Turaza kwibanda cyane ku buhanuzi bwa Daniyeli, Yohana mu byahishuwe ndetse n'ubuhanuzi bwa Yesu Kristo yagiye agarukaho akiri kuri isi. Tuzibanda cyane ku kintu kigendanye n'inyamaswa zivugwa mu gitabo cya Daniyeli ndetse n'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Tuzagaruka ku butegetsi bwa Trump, by'umwihariko turebe se ubutegetsi bwa Trump hari ahantu bwaba buhurira n'ubuhanuzi, ariko kandi tuzanakomoza no ku kigendanye n'itorwa rya Papa Leo wa 14 uherutse gutorwa mu mwaka ushize asimbura Papa Francis. Aha naho tuzahagaruka turebe ese byo byari bihatse iki kuba yaraje ari umupapa wa mbere uturutse muri Amerika, bigahuza nuko manda ya kabiri ya Trump yararimo ayirahirira. Ese byaba bifite ikihe gisobanuro? Ibi byose tuzabigarukaho, ariko tunagaruke cyane no mu kumenagurwa kw'imbaraga z'abera. Daniyeli yavuze agira ati nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko birangire. Ese iki cyaba ari igihe cyo kumenagurwa kw'imbaraga z'abera? Ese byaba birimo biratuganisha mu kugaruka kwa Yesu Kristo? Ese byaba ari ibimenyetso simusiga bya nyuma bitugaragariza ko igihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo cyaba cyegereje? Byose rero nibyo tugiye kumara iminsi turimo tuganiraho ku ijambo rigira riti mubona hasigaye iki ngo Yesu agaruke? Mubona hasigaye iki ngo Yesu agaruke? Icyo ngusaba ni ukuzabana natwe muri iyi nyigisho ivuga ku bihe bya nyuma ndetse n'izi ntambara, tugenda tubihuza n'ubuhanuzi, tureba n'umwifato abakristo abizera Imana bakwiye kugira mu gihe gisa n'iki ngiki. Reka rero mbaha akanya mukurikire iki gice cya mbere dutangiriyeho mu nyigisho ivuga ngo mubona hasigaye iki ngo Yesu agaruke. Ni karibu mu ijambo ry'Imana. Umugoroba TV, ijoro rirakuze burenda gucya. Iki ni igihe cyo gukanguka. Dukanguke, dukanguke, dukanguke.
umugisha n'amahoro biva ku Mana Data twese nibibane namwe mwese inshuti zacu tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye by'ijambo ry'Imana mukurikira hano kuri channel Umugoroba TV1 ndetse na Bimukira TV. Bahaye ikaze ndabasuhuje, ni mwene so Alfred Misago, nkaba umwigisha w'ubutumwa bwiza. Tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye, dushimira mwese mwamaze gukora subscribe, mwese mwamaze gukora share, mugakora comment, mugasangiza bene so ubutumwa bwiza. Yesu Kristo nabampere umugisha mwinshi cyane. Turagarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, twumve iki Imana ivugana n'imitima yacu mu gihe gisa n'iki ngiki. Nkuko mwabyumvishe muri introduction, tugiye kugaruka cyane kuri ibi bihe dusohoye birimo intambara zitandukanye, ariko kandi turagenda tubihuza n'ijambo ry'Imana, turebe icyo Bibiliya yabivuzeho, noneho turebe mu by'ukuri niba ari ibimenyetso bya nyuma bitugaragariza ko tugeze ku musozo w'iyi si yacu. Ndagusabye ngo uzakurikirane izi inyigisho ku yindi, igice ku kindi, uzabasha gusobanukirwa byinshi, kandi n'ibyo utazabasha gusobanukirwa turahari kugira ngo tugufashe gusobanukirwa. Waca mu gikari kuri kontakite zacu 07845244, cyangwa ukandika muri komenti icyifuzo cyawe cyangwa ikibazo cyawe. Duhari ku bwanyu kugira ngo tubafashe gusobanukirwa. Ni munyemerere senga Imana, nimara gusenga Imana turakomeza tuganira ijambo ry'Imana. Data twese mwizuhoraho umuremyi w'ijuru n'isi, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Ijambo ryo ni rizima ni ryera, wongeye gushima ko tugaragara kuri izi kamera kugira ngo turivuge. Sengeye imitima y'abumva, sengeye buri muntu wese ufite gahunda yo gusobanukirwa kandi akamenya ukuri. Ijambo ryo rigira uri mukura, rigire n'ahandi rimugeza, koko kwiza gukomeze kuwe kuri twebwe twese. Icyo dukumiriye n'ikirogoya n'inzitizi zose zituruka kuri Satani, mu izina rya Kristo Yesu duhaye ikaze umwuka wera kugira ngo abari uganza kandi ategeke, abari bo wikorera, mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Muranyemerera dutangire dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyahishuriwe cya Daniyeli. Turahera mu gitabo cya Daniyeli igice c'12, duhere ku murongo waho wa 4, aho dusanga ijambo ry'Imana rigira riti: nuko Daniyeli yumva igitabo gifatanije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka, benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Nuko njyewe Daniyeli nditegereza, mbona abandi bagabo babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo ku hakuno y'uruzi, undi ku yo hakurya. Umwe abaza wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati: ibyo bitangaza bizagarukira he? Mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso kw'ijuru, numva arahira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'igice cy'igihe, kandi ati: nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko birangire. Ndabyumva ariko sinabimenya, mbera ko ndabaza nti: databuja, ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Aransubiza ati: igendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Dukomeze tujye mu Byahishuriwe Yohana igice cyaho cya 22. Igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya 22, dusoma umurongo w'10 tugere kuri 12. Turabiseguraho hari ijwi muri mwumva ry'imashini, ni imashini ikata ibyatsi, iri hirya gatoya, ariko twarindiriye ko basoza, ariko tubona biratinze. Muri hangana ijwi ryayo muri kumva riri kuza muri toya, muri mu byihanganire.
ibyahishuriye Yohana igice cya 22 umurongo waho w'icumi tugere kuri 12 haragira hati kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru kuko igihe kiri bugufi ukiranirwa agumye akiranirwe uwanduye mu mutima agumye yandure umukiranutsi agumye akiranuke uwera agumye yezwe dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Dusubikire mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka mu gice cya 21, Luka 21 umurongo wa 28. Luka 21 umurongo wa 28 turasanga ijambo ry'Imana rigira riti nuko ibyo nibitangira kubaho muzarareme mwubura imitwe yanyu kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Nuko ibyo nibitangira kubaho muzararame mwubura imitwe yanyu kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Imana idufashe cyane. Nibi byanditswe tugiye kwifashisha aho tugiye gukomeza tuganira. Ni inyigisho dutangiye ariko izagenda ikomeza ivuga ku bihe bya nyuma. Mu jambo rimwe rivuga ngo mubona hasigaye iki Yesu agaruke. Mubona hasigaye iki ngo Yesu agaruke. Daniyeli yeretswe iby'iminsi y'imperuka mu buryo buzimije. Daniyeli buriya yeretswe iby'iminsi y'imperuka ariko agenda abyerekwa mu buryo buzimije ukuntu bakabivuga akabihishurirwa akerekwa iby'inyamaswa marayika wamwerekaga akanyuzamo akamusobanurira ariko mu buryo buzimije. Noneho n'ikimenyetso Daniyeli yasoje ubuhanuzi bwe yifuza kumenya amashira kinyoma ndetse n'amaherezo y'ibyo arimo kubona. Arabwirwa ngo Daniyeli funga igitabo ugifatanishe ikimenyetso kugeza ku munsi ku gihe cy'imperuka kuko ibyo bintu weretswe ibyo ubonye ni iby'igihe gishyizwe kera. Mu yandi magambo yarabwiwe ko ubwo buhanuzi ibyo bintu yeretswe ibyo bintu yahishuriwe birenze kuba ari iby'icyo giharimo ahubwo ari iby'igihe kiri imbere. Bivuze ngo igihe baganishagamo ni ibi bihe turimo byacu, ni ibi bihe twasohoyemo. Ndibutse ko iminsi y'imperuka yatangiranye no kuza kwa Kristo gucungura umwana w'umuntu kuri iyi si, izarangirana no kuzamurwa kw'itorero hinjiremo icyo bita imperuka y'isi. Ibihe rero berekwaga ubuhanuzi berekwaga bwari ubuhanuzi bw'iminsi y'imperuka ndetse n'igihe cy'imperuka y'isi. Daniyeli abumba igitabo agifatanira igitabo maze kukibumba. Icyo gitabo rero cyafatanishijwe ikimenyetso. Icyo gitabo cyaje kugaragara mu nama y'agakiza. Nimusoma ibyahishuriwe Yohana mu gice cyaho cya 5, ni igitabo cyaje kugaragara mu nama y'agakiza bari gushakisha uwakibumbura akamenya ibyo bimenyetso byabumbwe bigifatanije, bikaza kurangira habonetse Kristo ko ari we ukibumbura, akamenya ibimenyetso byari bifatanyije icyo gitabo. Ibyo bimenyetso rero bigera muri 7 tuzanagarukaho muri inyigisho ivuga ku bihe bya nyuma n'ibimenyetso by'iminsi y'imperuka, aho turi kwibaza tuti mubona hasigaye iki ngo Yesu Kristo agaruke. Ibi byari bikubiye muri icyo gitabo Yesu Kristo yabishuriye Yohana mu gitabo cy'ibyahishuwe, yarabimuhishuriye. Ibyari bikubiye muri uwo muzingo w'igitabo Yesu yaje kubishurira Yohana mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ni iki byari bikubiye muri kiriya gitabo? Ibyari bikubiye muri kiriya gitabo nibyo tugiye kwiga muri iyi minsi, kuko nk'uko Paulo yandikiye Abaroma mu gice cyaho c'13 umurongo waho w'11 kugera kuri 12 hari amagambo avuga ngo agakiza karatwegereye kurusha igihe twizereye. Inshuti zanjye ndagira mbabwire ko agakiza karatwegereye cyane kuruta igihe twizereye. Biradusaba gukanguka tukaba maso, biradusaba kuba maso kuko agakiza katwegereye kurusha cyane igihe twizereye. Ibyari kubiro muri kiriya gitabo
Daniyeli yeretswe, amaze kubyerekwa no kubishurirwa kikabumbwa, kikarindirizwa ibihe by'iminsi y'imperuka. Dusubiye mu minsi y'imperuka, Kristo agikura umuzingo w'igitabo, awukura mu kuboko kw'iburyo kw'Imana, arabimena, abihishurira Yohana. Yohana rero wamaze kubihabwa ntabwo yabwiwe ijambo nk'iryo Daniyeli yabwiwe. Daniyeli we yarabwiwe ngo bibike, ni iby'igihe gishyize kera kiri imbere cy'imperuka. Ariko Yohana we yarabwiwe ngo ntubizigame ngo bigire ubwiru, niko twasomye. Yohana we yarabwiwe ngo ntubizigame ngo bigire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi, ngo uwanduye akomeze yandure mu mutima, uwezwe akomeze yezwe, ukiranirwa mu mutima akomeze akiranirwe, ariko n'ukiranuka akomeze akiranuke. Byumvikane ko Yohana we yarabwiwe ngo ntabigire ubwiru. Bivuze ngo rero ntabwo bigomba kugirwa ubwiru, ni igihe cyo kubivuga, ni igihe cyabyo cyo gutangazwa, kugira ngo uwezwa yezwe, uwandura akomeze yandure, ubonezwa akomeze abonezwe, uwitegura yitegure, abe maso, n'urangara akomeze arangare. Ntabwo rero tugomba kubigira ubwiru, tugomba kubivuga nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira. Dukomeje, iyo umubyeyi aramukwa cyangwa se atwite, mbere y'uko abyara cyangwa se mbere y'uko abona ibise, habanza ikintu cyitwa imigenda kubabyara. Imigenda ku mugore ugisama bwa mbere ashobora kwikanga ko igihe cyo kubyara gisohoye, akavuga ati ndabyaye. Akaba yanahamagara mukecuru muri hafi ati, cyangwa se umujyanama w'ubuzima ati ndabyaye, ati ndabyaye. Ni imigenda abonye. Nyuma y'imigenda haza ibise, nyuma y'imigenda haza ibise, nyuma y'ibisi yo adahise abyara habaho igihe cy'urujijo cyo kwibaza ngo hasigaye iki kw'ibimenyetso twasabwaga kubona twabibonye. Uwo ni wa mubyeyi wabonye ibise, imigenda yaraje abona ibise ariko ntiyabyara. Kw'ibise byabonetse, none harabura iki ngo uyu mubyeyi abyare? None binjiye mu gihe cy'urujijo cyo kwibaza bimeze bite, biragenda bite ko ibimenyetso bibanziriza kubyara kwe byabonetse biri bugende bite. Ndagira mbabwire ko isi uyu munsi tuvugana iri mu gihe cy'urujijo. Isi iri mu gihe cy'urujijo, birayigoye cyane kumenya ngo hasigaye iki. Birayigoye, ni igihe cy'urujijo cyo kwibaza se ibi byose turi kubona hasigaye iki. Nzagerageza kubaha ishusho itwerekeza ku gahe Yesu yise ngo mu gicuku. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cyaho cya 25 avuga iby'umugani w'abakobwa 10. Hari aho agera akavuga ngo mu gicuku bose basinziriye, umunyabwenge asinziriye n'umupfu asinziriye. Igicuku gisinziriza umunyabwenge kigasinziriza n'umupfu, bose bagasinzira. Nzagenda mbaganisha mu kubereka mu gicuku. Akagahe rero yagereranyije nuko yakise ngo nagahe kazaba gafite ishusho isa niyo ku bwa Nowa ubwo bendaga kurimbuzwa umwuzure. Bibiliya iravuga ngo bageze ku rwego bajya mu gahe k'urujijo no gutekereza ko nta kikibaye. Turimo turabona ibimenyetso byinshi, ariko abantu aho kugira ngo babisome bamenye ngo ibi bimenyetso bihatse iki, ahubwo rimwe na rimwe bamwe bakabifata nk'ibisanzwe. Nta kintu rero kigiye kuzakurikiraho, nuko tuzinjira mu gicuku, tukinjira mu gahugi no kumva ko nta kikibaye. Kandi mu by'ukuri Bibiliya iravuga ngo ubwo bazaba bavuga bati na mahoro, nta kibi kikiriho, nibwo gutungurwa kuzahera ko gusohora. Uyu munsi izi ntambara ziriho, ziri kumvikana hirya no hino.
ushingiye ku cy'ubuhanuzi buvuga n'ikijambo ry'Imana rivuga, abantu bashobora kuvuga bati Yesu yavuze ko ubwo bazaba bavuga bati nta mahoro nta mahoro, ariko mwibuke ko zibanziriza, ni ibibanziriza kuza kwe. Ibyo yavuze ngo nimubona ibyo byose bibaye muzararame murebe hejuru mu ijuru, gucungurwa kwanyu kuzaba kwegereje. Ko Yesu yavuze nimubona ibyo byose bibaye muzararame murebe mu ijuru, gucungurwa kwanyu kuzaba kwegereje. Imana idufashe. Muri iyi nyigisho tuzagaruka cyane ku rutonde rw'ibimenyetso 10. Ibimenyetso 10 bikomeye Yesu yavuze byari bikubiye muri wa muzingo w'igitabo. Umuzingo havugwa 7, ariko hari ibindi 3 byometseho biri hafi aho. Hari ibimenyetso 7, hakaba noneho n'ibindi bimenyetso intumwa nazo zavuze bizabanziriza kugaruka kwa Kristo. Cyose tuzagenda tubigarukaho, noneho dusigare twibaza tuti ku rutonde rw'ibimenyetso tubonye, ese ni iki gisigaye mu byo Yesu yavuze bizabanziriza kugarukaho? Ubundi wowe udukurikiye ku Mugoroba TV ndetse na Bimukira TV, iyo urebye ubona hasigaye iki? Mujye mwandika muri comment. Iyo urebye ubona hasigaye iki ngo Yesu agaruke? Tuzagaruka kuri izi ntambara ziri mu burasirazuba bw'isi, mu bihugu by'Uburayi, Aziya, Amerika. Izi ntambara ziri hagati ya Irani, Israel na Amerika tuzagenda tuzigarukaho. Uburusiya na Ukraine tuzagenda tuzigarukaho twifashishije ubuhanuzi. Ariko kandi tuzaniga n'uburiganya bwa Satani, kuko Daniyeli twasomye ijambo rivuga ngo nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko bisohora. Ese imbaraga z'abera zimenagurwa gute? Ese turi mu gihe cyo kumenagurwa kw'imbaraga z'abera? Turi mu gihe. Twihuse rero ndagira ngo twigire imbere gatoya. Daniyeli yeretswe inyamaswa enye, yasobanuriwe ko ari ubutegetsi 4 buzasohora cyangwa se buzayobora isi kugera ku mperuka. Yeretswe inyamaswa enye, asobanurirwa ko ari ubutegetsi 4 buzayobora isi kugera ku mperuka. Hari ubutegetsi bw'Ubumedi cyangwa se bw'Abamedi, aba babayeho hagati y'umwaka 700 na 550 mbere ya Kristo. Ubutegetsi bwari buherereye mu gace k'uburasirazuba bwa Irani. Ndavuga Irani iyi ngiyi uyu munsi ihanganye na Israel ndetse na Amerika. Intambara itoroheye isi bivugwa ko ishobora guteza ingaruka zikomeye cyane ku bihugu by'isi, nk'uko mugenda mubikurikira ku makuru. Nk'igihugu gikomokamo peteroli nyinshi, twavuga ngo nyinshi. Nyuma haje kuba habaye ubutegetsi bw'Ubuperesi. Ubuperesi bwaje busimbura Ubumedi. Uyu munsi nabwo twavuga ko buherereye mu gace ka Irani, Turkiya na za Syria. Ubu nabwo bwabayeho, buyobora isi, bugira imbaraga, burakomera. Mujya mwumva icyitwaga ngo ni amategeko y'Abamedi n'Amaperesi. Amategeko yarakaze, amategeko atavuguruzwa, icyo bavuze bakaba barakivuze. Ubu n'ubutegetsi bwabayeho bwakomeye, buri muri bwa buhanuzi bwa Daniyeli muri za nyamaswa yeretswe. Uyu munsi Irani igizwe n'icyari Abamedi n'Abaperesi. Icyari Ubumedi n'Ubuperesi
icyitwa Iran uyu munsi gikomatanije icyo cyitwaga abamedi ndetse n'abaperesi. Nyuma haje kuza ubutegetsi bw'Abagiriki, nabo bagira imbaraga, barayobora, bagira imbaraga nyinshi cyane. Haza kuza ubutegetsi bwa kane bwitwa ubutegetsi bwa Roma. Ubu butegetsi bwa Roma ni ubutegetsi bwagize imbaraga kuko bwafatwaga nk'inyamaswa ya kane yarushaga izindi zose imbaraga, ndetse n'ubukana. Bibiliya ikavuga ngo iyi nyamaswa yaje gukomereka uruguma rwica, ariko ikazongera kubaho ifite imbaraga ziruta iza mbere. Ibyahishwe igice c'17 umurongo wa 7 kugera ku murongo w'9. Uku gukomereka kuko haje kubaho igihe higabanyamo ibice bibiri, haza kuvamo Roma pagani ndetse na Roma nkirisitu. Iyi Roma nkirisitu ariyo iyoborwa n'ubupapa, ndetse hakaza na Roma nka leta. Biza gutuma rero imbaraga zabo zigenda zigabanuka kubera kwicamo, kwigaburamo kabiri. N'ubu rero ibi bisobanuye iki? Mu mwaka wa 2025 mu mwaka tuvuyemo, twabonye itorwa ry'umupapa uherutse gutorwa, Leo wa 14. Ese uku gutorwa kwa Leo wa 14 kwaba ari ukongera kugira imbaraga ku butegetsi bwa kane? Kwaba ari ukongera kugira imbaraga ku butegetsi bwa kane cyangwa se bw'inyamaswa ya kane yigeze ibaho? Uyu papa Leo wa 14 watowe mu mwaka wa 2025 asimbura Papa Francis wari umaze gutabaruka. Amazina y'umupapa nyayo ni Robert Francis, province w'imyaka 70. Biri kurengaho kuko twagize muri 2026. Yavutse mu 1955, akaba yaravukiye muri leta ya Chicago, akaba ari papa 267 mu mateka ya Kiliziya. Yatowe ku itariki 8 z'ukwezi kwa 5 2025. Amaze gutorwa nka papa nibwo yahisemo kuzitwa Leo wa 14. Twahereye kugira ngo tuzarebe mu zukuri ese ibi byose biri kuba cyaba ko kari igihe gisatira kugaruka kwa Kristo, kuko biri kugenda bikurikirana. Niho twahereye twagira ngo tuzagende dusesengura akantu ukandi. Iri zina rya Leo 14 rihura n'iry'umwami wayoboye Ubufaransa hagati y'umwaka w'1661 kugera mu 1715 witwaga Louis wa 14, cyangwa se izuba, le roi soleil, izuba. Niwe mwami wamaze imyaka myinshi ubutegetsi hariya mu Burayi kuko yategetse imyaka 72. Ndagira ngo tugendane akantu ku kandi. Mu myaka 72 uyu mwami yabaye umwami w'umunyagitugu, bikomeye cyane, ndetse bakavuga ko kuba uyu mupapa yarafashe izina ry'uyu mwami, bamwe bakavuga bati aho we ntiyaba agiye kuzashyiraho amahame n'amategeko bikomeye biremereye cyane kurusha abandi bapapa baba baramubanjirije, akaba ari we wenda waba usohora muri bwa buhanuzi Pawulo yanavuze mu Batesalonika mu rwandiko rwa 2 mu gice cy'ikenda. Ese yaba ari we? Ibi byose turya ngo tugendane mu busesenguzi tuzareba amashira kinyoma yabyo, akazarwanya inyigisho z'ukuri agashyigikira inyigisho z'ibinyoma. Ikindi kuba uyu mupapa yaratunguranye nk'umupapa wa mbere
wabuvuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva papa bwatangira kubaho, bamwe kuvuga bati ese yaba nanone bwaba ari ubuhanuzi bufitanye isano n'ihembe Daniel yabonye ngo n'ihembe ryameze ku mutwe w'inyamaswa ya kane ryaje rivuga amagambo akomeye rigakura andi mahembe atatu ya mbere. Daniel 7:7 kugera ku murongo w'8 n'umubyeyi igice c'13 bere ku murongo wa 2 kugera ku murongo w'9. Ikindi cyo gutekerezwaho mbere yuko uyu mupapa atorwa, Papa Trump yagaragaye mu ikanzu y'abapapa. Mbere yuko uyu mupapa atorwa, Trump yagaragaye mu ikanzu y'abapapa ku buryo ubwo benshi banabyamaganye baravuga bati reka ntabwo byari bikwiriye, ariko hamaze gutorwa umupapa uva mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho abantu batangiye kuvuga bati nyamara bya bindi Trump yakoraga yarabizi, yarafite amakuru yabyo, hari icyo yarabiziho. Ndagira ngo duhuze ubutegetsi bwa Trump ndetse na papa yerutse gutorwa n'izi ntambara zirimo kuba, none turebe niba aho bihurira n'ubuhanuzi ku buryo umukristo yakicara akavuga ati aho bigeze noneho igihe cyo kugaruka kwa Kristo cyaba cyegereje. Nyuma yo guhinduka ku itegeko nshinga ryemeza ko perezida wa Amerika atazarenza manda 2, uyu Trump niwe wavuye hakongera akagaruka. Byari biherutse ku perezida wa 22 wagarutse wa 24 yavuyeho arongera aragaruka. Uyu niwe byongeye kubaho Trump. Hari ibintu bitanu bikomeye kuri manda ya 2 ya Trump. Turi ku bintu bitanu bikomeye cyangwa ku byemezo bitanu bikomeye Trump yafashe ku butegetsi bwe muri manda ya 2. Hariho gukoresha ububasha bukomeye bigaragazwa n'ibyemezo agenda afatira ibihugu. Muzi uburyo aherutse gufata icyemezo cy'uko umurwa mukuru wa Israel ugomba kuba Jerusalem. Ibyo byose akabikora mu bubasha. Uyu munsi muri kubona intambara iri kuba muri Iran, icyemezo yafashe cy'uko agomba kugaba ibitero kuri Iran. Ariyo ntambara uyu munsi yo tuzagenda tunagarukaho. Mwumvise ibyemezo aherutse muri iyi minsi yafatiye Leta y'u Rwanda bishingiye ku bihano yagiye afatira u Rwanda. Ibyo byose biragaragaza gukoresha ububasha bukomeye. Hari icya kabiri cyitwa politike z'ubukungu zifite impinduka. Hakaza icya gatatu cyitwa gukangishwa cyangwa se guhangayikishwa n'ubwisanzure bw'itangaza makuru. Muzi uburyo muri manda ya 2 yahise akuraho radio Voice of America cyangwa se radio Ijwi rya Amerika. Ni radio yari maze igihe kinini cyane, yari ifite abanyamakuru bakorera hirya no hino ku isi, natwe hano muri iki gihugu bari bahari, ariko muzi ukuntu yahise ko ayikuraho. Guhangayikishwa n'itangaza makuru. Hari icyo bita impinduka mu bukungu zidasanzwe cyangwa se ku rwego rw'ubukungu zidasanzwe. Hakaza impinduka ku rwego mpuzamahanga. Mwumvise uburyo yakuyeho imiryango myinshi mpuzamahanga. Hari umuryango witwa USAID wakoreraga mu bihugu bitandukanye biri mu nzira y'amajyambere mu bintu bigendanye n'ubufasha n'iki, ngo yageze gutya bawukuyeho. Hari politike zishingiye ku bwoko ndetse n'akarere. Muzi ukuntu yagiye afata ibyemezo byo kwirukana abantu batandukanye babaga muri Amerika mu buryo ngo butemewe, agakoresha ivuga ngo bahari mu buryo butemewe. Ibyo byose ni ibyemezo bikaze biremereye uyu mugabo yagiye afata ahagereye ku butegetsi kuri manda ye ya 2. Ikindi dushingireho tuvuga ko gutorwa k'uyu mupapa bishobora kuba byaba biri mu gusohoza
turi kubatwara bombi. Hari Trump ndetse na Papa uheruka gutorwa uturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa 14. Ikindi nanone dushobora gushingira tuvuga duti gutorwa k'uyu mupapa muri iki gihe agatorwa bihuza ndetse n'igihe cyo kurahira kwa Trump manda ya kabiri, byaba biri mu gusohoza ubuhanuzi nuko yatowe Trump asigaje imyaka 3 n'igice. Aka kamuragira ngo tukagenda nimo. Trump yatowe, uyu mupapa yatowe Trump asigaje imyaka 3 n'igice ku butegetsi bwe, yagiyeho ku itariki 5 z'ukwa 10 2024 ihura n'amezi 42 avugwa mu buhanuzi ko ariyo mezi imbaraga z'abera zizamenagurwamo. Ibyesho 13:5, Daniel 12:11 kugera kuri 12, ibyesho 11 karindwi kugera kuri 12, iminsi 1290, iminsi 1335. Ese kuba uyu mupapa aratowe Trump asigaje amezi 42 cyangwa se imyaka 3 n'igice ngo manda ye irangire, kandi bigahuza n'amezi 42 yo kumenagurwa kw'imbaraga z'abera, aho iyi manda ya kabiri ya Trump yaba ariyo manda imbaraga z'abera zizamenagurwamo. Ibi byose tugomba kubireba. Iki cyaba ari cyo gihe koko cyo kumenagurwa kw'imbaraga z'abera kuri iyi si. Mani dufashe. Bivuze ngo mu gihe uyu mupapa yashyiraho amahame akomeye ugereranije n'abamubanjirije bakomoka mu Burayi, nta gushidikanya ko yaba ari we hembe rito ryameze mu yandi 10, kandi rikaza rivuga ibikomeye rikanasiribangana yabanje, cyangwa se bikagaragaza ko ayabanje nta mbaraga yari afite ugereranije naryo. Twihuse rero, kandi byanatangiye nyuma y'uko atowe. Muzi itegeko yatanze rivuga ngo yasabye ko abanyamakuru bose bafunze bahita ko bafungurwa. Abanyamakuru bose baba bafunze bahita ko bafungurwa. Nanone ubwo n'ubundi bubasha buba bugaragaza imbaraga umuntu afite. Ibi byose rero Bibiliya yatubwiye ngo benshi ntibazabimenya, ngo ariko abanyabwenge bazabimenya. Ngo benshi ntabwo bazabimenya, ariko abanyabwenge bazabimenya. Abanyabwenge rero nta bandi nabubaha Imana, bizeye Kristo Yesu, abo Yesu yavuze ngo nimubona ibyo byose bibaye muzararame murebe mu ijuru, gucungurwa kwanyu kuzaba kwegereje. Kristo ati nimubona ibyo byose bibaye muzararame murebe mu ijuru, gucungurwa kwanyu kuzaba kwegereje. Muranyemera rero nk'uko twabasezeranije ko tutazajya dukora ibiganiro binini bibarambira, reka tusubikiye kino gice hano cya mbere, tugisubikire hano. None tuzakomeza mu gice cya kabiri nanone tugenda dusesengura tureba akantu ku kandi izi ntambara ziri kuba ubutegetsi bwa Trump bihuje n'umupapa uheruka gutorwa wa 14. Ese zihatse iki? Ziri kwerekeza kuki? Ese hari izaba ziri gutegura hari Magedoni? Ese hari izaba zifitanye isano na Gogi na Magogi? Ese koko cyaba ari igihe cyo kumenagurwa kw'imbaraga z'abera? Tuzakomeza tugenda tureba umunsi ku munsi icyo Yesu Kristo yakoze, nuko abari maso batazatungurwa no kugaruka kwe, kuko yagiye aduha ibimenyetso kugera ku kimenyetso cya nyuma tuzabona. Aravuga ngo nimubona iki ngiki nzaba ngeze noneho ku rugi, bizaba birangiye. Ese ikimenyetso cya nyuma Kristo yavuze tugomba kuzabona cyo ni ikihe? Byose tuzagenda tubibona muri iyi nyigisho. Reka ngere nti amahoro ya Kristo nabane namwe, sengere mwese mwabanye natwe muri iyi nyigisho, kandi mufite na gahunda yo kuzakomeza kugenda mwumva ibiganiro byacu. Basabire umugisha uturuka ku Mana. Ndagushimiye Data twese uhoraho, umuremyi w'ijuru n'isi. Muhabwe icyubahiro ko ijambo ryawe ni rizima kandi ni ryera, niwe dushikamishije umutima kandi niwe twizeye. Nubwo izi ntambara ziriho, ariko abakwizera waravuze ngo ntibahagarike imitima, ntabwo bizabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Sengeye umuntu wese rero kugira ngo wumve ubutumwa bwiza, uduhe imyiteguro, tube maso,
ngo nidutangira kubona ibi byose tuzararame turebe mu ijuru, gucungurwa kwacu kuzaba twegereje, turinde uburangare ubwo aribwo bwose bwatuma turangara maze tukazatungurwa no kugaruka kwawe. Icyoro nigikomeze kibi cyo mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amahoro ya Kristo rero nabane namwe, Imana twizeye tukayiringira, nibambere umugisha. Mu gihe ubonye iki kiganiro wagisharinga ukagisangiza n'abandi mwe bakabasha kugikurikira. Shalom, ndabakunda, ibihe byiza cyane.